buriya ushinzwe ushobora kuvuga umuntu ari umuswa eske Shassir umureba n'umuswa ntabwo ari umuswa ntabwo akina umupira kubera uburozi akina umupira kuko awuzi nazanye umukinnyi azi gukina apana bya bindi by'uburozi urumva kubera akina uno munsi ntabwo ari impamvu kubera oya ntabwo ari nuko twashaka guhindura abandi bagakina kuko muri system nshaka gukinisha nashaka gukinisha kuko nani afite imvune sepe yaravunitse ntabwo nashobora gukinisha abamenye offensive babiri muri bamedeteri bakinisha batatu nashaka abamedeteri defensive babiri bico gituma nashizeho Fabrice na Piero hagati ubundi mediateur akaba offensive urumva icyo ni cyambere ikintu cya kabiri nuko nabanyamahanga bari umwe agomba kuvamo iyo ni ibisanzwe uno munsi ni Shassir ejo hazaba Piero ejo ni Kamara ni n'amategeko y'igihugu nashobora gukora coach ikibazo kuri Jabel kuri Jabel buriya namubwiye namuha message navuze ubushize ko match yatunaniye kubera abantu babiri bafite style isa ni Shassir na Jabel urumva niyo bafasha Fabrice gukina bagafasha Piero gukina mbese bagafasha equipe muri isanzwe gukina niba bari abafurire mu kibuga cyangwa bakinyina urumva ko ibintu bisa n'uko bitabera neza Jabel ntabwo akiri neza message namuhaje byo umukinnyi wanje muha confiance kuko no mukinnyi amaze gukina match nyinshi atangira akina neza uriya munsi wari umunsi utameze neza kuri we ndamuha confiance ndamubwira match y'ubushize ntabwo wakina umupira no munsi ushaka gukina yawukina coach Masud ngende kuri iki kibazo cy'umuvandimwe muri iki cyumweru bigendanye n'amakuru yari yavuze mu ikipe abakinnyi gushinjanya ibibazo by'amarozi état d'esprit muri vestiaire iteye gute nyuma y'icyumweru utsinzwe uyu munsi muravuga ko control ya vestiaire bayifite ubu ngubu noneho nta bibazo biri muri vestiaire bigendanye n'abakinnyi gushinjanya ibyo bibazo byavuze buriya ni abantu bafata ibintu bakabishyira ahantu bitari ushobora kuvuga nabi no mu buzima busanzwe ukaza ukambwira abana bafite abana ariko fisiyo ntabwo ari urumva tukavuga bikarambira ariko abantu bo hanze bakabishyira bakazana ibintu byinshi urumva ninde se ibintu by'uburozi kuba tukivuga abantu barabikora urumva ariko umukinnyi ngo akinye ngo afashe uburozi ngo aroze mugenzi we ntabwo ikintu cya kabiri nuko bariya abantu babiri barasenga n'abayisilamu basenga cyane ni Shassir ni Jabel urumva twaravuganye turi kumwe yayo bita autocritique après match turavugana urumva sinzi aho mwabikuye muzana ibintu byinshi urumva sinashije Shassir namushije kubera ngo ibyo bihuzo namushije kuko n'abanyamahanga bane ariko coach muri interview Shassir yitangiye yavuze ko n'abayobozi perezida w'ikipe wagiye kuvuga ngo bamusake bamushinja iby'uburozi ngo niba batamushaka ngira ngo barayumvise nawe ku maradiyo bamubwiye ariko muhabaje ibibazo byerekana umupira kugira ngo mwese murabaroza baza n'umupira twakino munsi no kubaza umuntu atakinye ibintu byashize baza muri presence uratsinze Kiyovu ko ari morale no confiance ufite imikino ibiri wenda ikomeye igiye gukina ufite umukino wa gishuti urambwira mu mukino tubwe umukino wa PL ufitanye nayo mu cyumweru gitaha yaba ari umwanya wa revanche kongera kwishyurira kuri PL ufite n'umukino utegura wa African Confederation Cup n'imikino ugiye gutegura gute ikintu cya mbere nuko buriya umuntu agukubise kabiri irakubabaza abafaransa barakubwira la première fois passe la deuxième fois las la troisième fois passe las turabagabo icyo ni cyane ikintu cya kabiri nuko twarasize ego babyemera ntabwo twakira umupira kuri yose n'ikindi ikintu cya gatatu nuko tuzaba dukora ikiganiro abakinnyi twese yose urumva upe iruzuye ntabwo bafite je masuku utanze icyizere ko nicyo mvuze kocha mbere ya match ya ITS hari harimo ikinyuranyo cy'amanota afatanu ku ikipe mwari mukurikiranye byagaragara ko ikipe utoza isa nayo itangiye kujya imbere gato ifite intera hari harimo ikinyuranyo noneho rero bisa nkaho bikubanye ntabwo ubona ko noneho ari challenge ikomeye noneho mu gihugu buriya abantu barapanga ibintu ariko Imana igapanga buriya abantu bose bashobora kubona ngo Rayon Sports ifite avance y'amanota 5
d'un coup arahise ubu twakinye peut-être turangana nimba batsinze sinzi urumva turangana tugiye muri retour hari match nyinshi kandi match zikomeye biriya ushobora gufata avance y'amanota n'icyo ukatakaza ukundakaza umupira bibaho biri ndi championnat ntabwo Rayon Sport gusa niyo ekipe urumva zose ni ekipe turimo kurwanira igikombe turacyari muri course yo kurwanira igikombe tuzakomeza muri gahunda zacu coach yaza kuva muri system ya process Fabrice Mugeni uyu munsi igitego cya mbere muri Rayon Sport nicyo Fabrice nuko nagera mugiye ntabwo ari we ari safe buri munsi mubwiye umukino ikipe avantage gera mu saa tubiri tutasibike ntabwo ari kera agomba gusiga igitego ntabwo ari bya bica nge kamara cyane cyane oya uzigutira mu gol uzigukira urumva bamubwiye confiance nawe yigira confiance aratera mu gol reba ndishimye